Turabashuhuje rero tubifuriza ikaze kuri channel y'iwacu bikora bite. Kuri bikora bite uyu munsi rero turabashuhuje nimba ari ubwa mbere kuri channel y'iwacu bakora flow ukajya dukurikirana buri biganiro byacu bya buri munsi, aho twiga ibimera by'iwacu binyuranye bitandukanye mu buzima bwacu bwa buri munsi. Rero nshuje inshuti zanjye zose aho ziri, yaba ari mu Rwanda, Burundi, Tanzania, Kenya no muri Mozambique no muri Amerika, ndabashuje cyane rero mbifuriza amahoro y'Imana akomeze abane namwe. Kuri channel yacu rero bikora bite, uyu munsi tugiye kwiga ku giti bita kawa. Ikawa ni iki? Ni igiti ngandurabukungu, wenda mu kinyarwanda niko bacyita, ariko ntabwo kizana amadovize gusa, ari no mu buvuzi kirakora. Ni igiti cyiza gihindura amateka y'umuntu bitewe na situation urimo, bitewe n'icyo ushaka gukemura, bitewe n'icyo ushaka kugeraho. Ikawa rero nta hantu zitaba, mu bihugu hose bitandukanye, aho ushobora kuyibona ari ifu yayo, cyangwa ukakinywa ari nk'icyayi umuvandimwe kikwakije, cyangwa tukayibona no mu mirima. Ikawa ni igiti gifite amabanga menshi, ariko ngiye kuhanyuramo muri makeya mwumva akamaro k'ikawa mu buzima bwacu bwa buri munsi, mu byo dukora, aho tuva n'aho tujya. Ikawa ni nziza. Ikawa rero amababi yabyo ni ingirakamaro, ibiti, imizi, indabo, imbuto. Ikawa ni umuti ukomeye, nakunze kuwuvuga mu miti yo gucana, ariko kuba nta muntu utari bwa mbere ubibonye uzadusure kuri aho ngaho ku muti wo gucanaho uzumva akamaro k'ikawa. Rero kadukomeze twige akamaro k'ikawa. Duhereye ku ikawa rero, duhereye ku mababi yayo. Amababi ni umuti ukomeye ku bantu bakunda guhura n'icyo bita shatwani, shatwani cyangwa amagini, cyangwa icyo bita indwara bita karondatumbo. Karondatumbo Kiswahili niko tukita, Kinyarwanda cyo mwige mwihangana nyine. Rero icyo amababi akora mu kurwanya amagini ni gute? Hariho amagini aba ashobora nko kuba ugenda, ukaba uri nko kugenda ukumva ibintu biraguhamagaye, kuvuga ngo John we, John, ukumva akajwi karangurura gutyo, ariko ntumenye, wareba inyuma ukabura umuntu, cyangwa ukaba uri mu rugo ukumva abantu barakomanze, wajya gufungura ukabura abo bantu. Nimba ariho abantu bibaho bazatwandikiye muri komenti, kuko iyi miti irabikora kandi irabivura. Hari abantu benshi nzi bahura n'ibyo bibazo, cyangwa ukaba wibere nko muri ofisi cyangwa mu mirimo yawe buri munsi, ukumva iki kirakubwira ati haguruka uvanga ugende, genda haguruka situgushaka aha ngaha. Cyangwa ukaba wibereye mu bandi bagabo cyangwa mu bagore, wenda bitewe n'abantu uri muri sosiyete, ukumva ibintu birakubwira ati bakubite. Hano hanze harimo ibibazo byinshi muri public, nubwo tubona tugenda, ariko ngo agahinda k'inkoko ngo kamenwa ngo n'iki, ngo n'inyigi yatorewemo, urumva ngo cyangwa ngo umusonga wundi ngo ntukubuza gusinzira. Hano hanze rero ibibazo biriho pe, ibibazo biriho kandi birembeje abantu benshi. Noneho turi kuvuga ku bijyanye n'amababi nyine, ariko ngomba kumanza kubasobanurira ese akora iki, ni gute akora. Ushobora kuba uryamye iwawe mu nzu, ufite nk'umuntu wakuzengereje, ushobora kuba wakuzengereza mubona abana no mu nzu da, mbese nta mugabo wiciye umugore
bakoresha ibintu bijyanye n'amarozi, akavuga ati ngiye umugore wanjye ndumva ntamushaka, yarangiza akajya nko ku wundi muntu w'inshuti ye w'umugabo cyangwa umugore, yarangiza akamuha ibintu byo kumuhitana da, akabinyanyagiza aho ngaho bikaguhitana, cyangwa akaba ari nko kuri ushaka kuzana umugore iwanyu batamushaka, iwanyu bakagera gute bakamuzonga kugira ngo bamwice, ngo bagushakire ngo uwo bashaka, cyangwa ukazana umugabo iwanyu badashaka bakamuteza ibyo bintu. Mbese nta kintu kizima kibaho. Rero ni ibingibi ndi kubabwira, ushobora kuba uryamye ukumva nk'ibintu bikwikubise nko mu gatuza, bikubitse umutwe, birakuremereje kubyuka, ukavuza induru, ugashaka guhamagara bikanga, ijwi rikanga gutambuka. Rero akamaro k'ikawa muri ibyo byose bijyanye n'amagini, nzajya mbanza kubasobanurira ibyo ari byo, uwo bibaho umuti we ubwo azajya awubona, uwo bitari byabaho amina, cyangwa uwo wumvise ubirwaye nawe ni byiza ku buryo wamufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ufata aya mababi ya kino giti cy'ikawa, warangiza ugashaka amababi y'icyatsi bita umuhoko. Wamara gushaka icyatsi bita umuhoko, warangiza ukajya gushaka umuzibaziba uzibye ibyo bintu, n'igitovu, igitovu ntawe utakizi, warangiza ugashaka amababi y'umwenya. Wamara kubona amababi y'umwenya, ukareba amababi yita ibitabitabi. Igitabitabi nawo ni umuti ukomeye. Warangiza ugashaka n'umukanana, ariko umukanana ukoresha ni buno buntu bumeze nk'ubuki. Iyo ari umugore cyangwa umugabo, uragenda umukanana ukawucamo kabiri, ka kantu gasongoye ko hasi. Iyo ari umuntu w'umugabo niko umuvuza, iyo ari umuntu w'umugore umuvuza igice cy'uruguru, ukagikatira ukagikatira mu muti nyine watetse. Ibintu ntabwo wakwirirwa ubisekura, ubirambikamo ukawuteka, wamara kuwuteka ukajya umuha utuyiko tubiri ku muntu uterwa n'iyo myuka mibi, cyangwa ugafata ibyo byatsi nababwiye ukabisekura. Wamara kubisekura ukajya unabikarabaho, ugatera no mu nzu urimo. Iyo mu nzu urimo rero ushobora no gufata akunyu gakeya ukavangira muri ibyo byo gukaraba, ugakoropa no mu nzu urimo, ugatera no hejuru y'inzu. Iyo myuka ifata abantu muri buriya buryo bwose twavuze, igeraho ikajya igenda, ikajya itumuka, itongere kuzonga abantu. Abantu bakunda channel yacu bikora bite? Ikibazo utumva ujye umbwira, cyangwa umuti utumva ujye umbwira tuzawuvugeho. Rero ayo bita amashitani nyine yica abantu muri ubwo buryo, cyangwa akagutera cyangwa akakuzengereza, ni gutyo wabikora nk'umuntu uri kure utabasha kugera ku muganga umufasha, yakoresha buno buryo, ni bwiza cyane. Ushobora kongera gufata amababi ya kino giti cy'ikawa, ugashakamo n'akatsi bita umudasama, ugashaka n'icyo bita, ukongeramo akantu bita umunyeganyege, ukabinyeganyeza nyine, ugashaka n'akandi bita umutozo. Ibyo ngibyo nabyo bifite, ushobora kubisekura ugatekana n'agakombe k'amazi, ukajyamo utuyiko tubiri ni umuti mukeya pe, ariko ushobora kubica amazi ukagira ngo ntabwo wakora ibyo bintu. Ibyo ngibyo iyo umaze kubikaraba, uragenda ukabijugunya ukayungurura ibyo bikatsi, ukabijugunya kure, ku buryo ubijugunya kure yo mu rugo, kuko ngewe mvuga ko nta muntu njya nizera. Kwizera umuntu ngo runaka ngo ni inshuti yawe, umuntu runaka ni umuntu wo mu muryango wawe, siko abantu bo mu miryango ubu ngubu aribo babikurusha inshuti zanyu mugendamo. Rero ntabwo mbateranyije mu miryango, ariko mujye muba amaso,
kuko ntabwo umuntu yajya kukuroga atakuzi cyangwa afite impamvu. Ibyo bintu biriho bijyanye n'amashyari, runaka ngo aradukiranye, runaka yanze kumva, runaka kari agasambu napfa nzagasigarana. Ibyo bintu nibyo biriho bibi cyane. Rero iyo ukoze umuti niwo mpamvu mujye muwujugunya kure cyane, ujugunye kure iyo miti. Mbese ushaka gukora umuti wamara kuwerekana ibintu bakoresheje nabyo bakabifatira, umuti ukanga kugira gute kukuvura. Rero n'abaganga hari n'ukuntu n'abaganga babafatira, akaba yaravuraga indwara zose zishoboka cyangwa agafasha nk'abantu, ariko ugasanga umuti barawufatiriye. Abo ngabo nabo rero imiti yabo baba bagomba ibihari biriho, ku buryo nimba ari ibintu byawe bafatiriye ugomba kubizingura nyine. Hano hanze ntabwo ari heza pe. Rero dukomeze twigire ibimera by'iwacu. Ibyo ngibyo nabibabwiye uburyo ushobora kurwana n'ayo magini. Tugeze ku ndabo zabyo turacyamanuka. Indabo zabyo iyo ari indabo nziza zitangiye kuba umweru, ukuntu zongera icyo bita urukundo mu bantu. Nk'umuntu wagukundaga cyangwa ugakundwa n'abantu benshi, ugasanga abantu bagize gute bagucitseho barigendeye. Tumaze iminsi twiga akamaro k'umukunde n'ibigendana nabyo. Rero kuba warakundwaga cyangwa ukora bizinesi, abantu bawe bayiyoboka bakagenda gute bayanga ntibakugarukeho. Uko ushobora kubigenza rero, ufata izo ndabo, wamara kuzifata ugafata nk'agace k'agakombe nyine, ntuzazimareho zose kuko tutazabura ikawa tunywa. Warangiza ugafata indabo z'inyabarasanya, warangiza ugashaka n'icyo bita umudasama ku bantu bafite uruzingo, rwaba bizinesi, rwaba mu buzima busanzwe, waba uri umusore utari washaka, waba uri umukobwa utari washaka, nimba warashatse urugo rukakunanira, iyi miti irabikora ndugu yangu, iyi miti irabikora. Warangiza ukagenda ukabisekura neza, ugakuramo agafu, ukajya wongera mu mavuta menshi yo koga, ariko ukamanza ugasengera uwo muti, ukavuga ati dawe uri mu ijuru, kuko urema ibimera kugira ngo bidufashe mu buzima bwacu bwa buri munsi. Nanjye nsengeye umuti ku kibazo cyanjye runaka, ufite ukwizera ku kibazo cyanjye runaka. Ngewe mfite ikibazo cyo kudakora bizinesi yanjye yasubiye inyuma. Mana, uyu muti ugenda uhumanure ibyari byarahumanyijwe, ubohore ibyari biboshywe, uhumanure ibiziritse bizinesi yanjye. Warangiza ukabikaraba, ugafata n'agafu gakeya, warangiza ukajya wisigaho. Imbuto z'ikawa zikora gute rero? Imbuto z'ikawa zikora ibintu byinshi. Urabona izi mbuto z'ikawa iyo umuntu amaze gukora cya gishishwa cy'inyuma, kiriya gishishwa cy'inyuma kivura ibintu byinshi. Nimba ukunda kujya muri karitsiye barogamo cyane, ufite karitsiye batega ibintu biteye ubwoba, uko wabigenza rero mu buryo bwo kwikagiza cyangwa kwikagira iyo karitsiye ugiyemo ukayivamo uri muzima, uko ubigenza, uragenda ugafata igitunguru cy'umutuku ukagikatakata gato gato, ukakirya nko kuri salade, nko ku biryo. Warangiza ugafata biriya bishishwa by'inyuma, warangiza ugafata iryo vu ryo mu ziko rero. Iyo urangije ufata agapapuro kawe waba ufite nk'ikofi ukabishyiramo, warangiza ukigendera. Biriya bituma mbese yari karitsiye uzi kiroga bien. Ahantu bakunda kuvuga cyane za Kibungo, ngo nyine ngo aba bantu bagendera ku butaro, nge sindagerayo ntabwo mbizi.
Aho hantu rero iyo ufite nk'iyo gahunda ushobora kujyayo wakoresha ubwo buryo ukagenda wabikoze muri ubwo ngubwo nta muntu ajya kukoroga ukaba wamumenye, yagutega ibyo bitega ntibyagufata, uko ivu ritumuka nabyo niko bitumuka. Ikindi kintu ushobora gufata ibyo bishishwa by'inyuma, inyuma atari rwa rubuto rw'imbere, warangiza ukagenda ugashaka ifu y'ubugari, ifu y'ubugari yino imyumbati turya nyine, warangiza ukabifata ukagashyira nko mu mufuka wawe cyangwa mu ikofi yawe. Aho ni ahantu batega nyine umva n'isazi nayo igahita ipfa ako kanya. Iyo ubikoresheje ubwo buryo rero nabwo buba mu buryo bwiza bwo kugira gute bwo kwikagiza muri ubwo buryo. Imbuto z'ikawa iyo uzongeranye n'imbuto z'umukunde, imbuto z'ikawa iyo uzishize hamwe n'imbuto z'umukunde ukongeramo rwiziringa, uwo muti wose rero uko ubigenza iyo uturanye n'umuntu ukoga, iyo uturanye n'umuntu ukuzonga cyangwa akakuzengereza, iyo ubicanye iyo ubicanye ukabicana neza utuje, ariko ubicana nko mu mbabura. Harimo indi miti bakoresha mu gucana ariko muzakoreshe ibi muzakoreshe bino, kuko umuntu ukoroga aho ari hose araturumbuka akaza yiruka akugana ati ninde unkozeho, ninde ushitse, ninde umvuze. Nyine bino tugomba kubivuga kuko abantu benshi bararenganye muri kino gihe, barababaye bikomeye biteye ubwoba. Umuntu arakuzonga, wagira aka business ukora ati oya ntuzankirana, akagutezamo gatumura, akagutezamo inyatsi. Waho byaye umwana ati uyu mwana ntazadukirana, ukaba ufite nk'abana nka 5 mu rugo, warabigishije neza, warabigishije za university bagakomera bakama abantu bakomeye, ariko ejo ugasanga ni ba bana bari mu kabari, ugasanga n'ubonye akazi nawe amafaranga arayakorera, ariko ugasanga mu gihe cy'ukwezi kwagera ugasanga yayanywereye. Ibi ngibi rero nibyo tudashaka. Dushaka u Rwanda cyangwa dushaka igihugu giteye imbere, yaba ari Burundi, yaba ari Kongo, yaba ari mbese igihugu urimo cyose cyawe ubaha. Dushakamo iterambere ry'urubyiruko rwanyu aho muri hose, kugira ngo bubake ejo hanyu heza. Nta kuntu barahiriye umwana ukamukuza, ejo bundi agatangira akaguca amazi, akakwereka ko nta n'icyo wari umaze, handi wigomye ukagurisha n'agasambu kawe, business bigahirima kugira ngo urire umwana wawe, kugira ngo abemo umuntu ukomeye, ahubwo akaba ari ugira gute, akaba ari uguteza ibibazo. Rero nibyo tuba twanga. Rero ibindi bihari, bifashe imizi yayo, wamara gufata imizi ya kino giti ukavangamo na za ndabo, na ya miti yose twagiye twigisha y'amashaba, yo gukundwa, yo kuva mu bibi ujya mu byiza, yo gutera mu rugo, iyo mizi y'iki giti nayo irabikora, igafasha urubyiruko, namwe bakuru, namwe gutyo, mbese bifite ahantu bibakura naho bibageza, kugira ngo mwiyubakire ejo hanyu heza. Akandi kanyuma rero nasozaho, ifashe umuzi mbese w'Iburasirazuba, ahantu izuba rirasira, warangiza kuwufata ugakuramo akantu gatoya cyane, gato cyane. Iyo ufite nk'umuhungu uhora akubeshya ko agukunda, cyangwa umukobwa akakubeshya ko agukunda, ariko mbese ntabikugaragarize, ufata ako gati gatoya cyane kangana nk'akirida, uwo muntu kwako nimuhoberana nyine ukamuhobera cyane, warangiza ukavuga icyifuzo cyawe, ukavuga ati njye ndifuza kuzambera umugabo, ndifuza kuzambera umugore. Ibyo bintu ndugu yangu byanga birakora kabisa. Ushobora no gufata ugutwi kumwe, ugafata n'ururabo rumwe, indabo cyangwa nka 20,
ugashaka n'icyo bita umuguruka. Ibyo ngibyo rero warangiza ukabishyira mu mavuta, ushobora no kubikoresha ubikaranze n'amavuta yano turya, cyangwa aya mavuta nyine bakunda kwita ngo olive oil, ukajya ushyira mu mavuta menshi yo kwisiga. Ibyo bintu rero nabyo rwose bizingura ibintu byinshi cyane, uruzingo uko rwaba rumeze kose. Bana banjye rero ndabakunda, kuri channel iwacu bikora bite, aho muherereye hose Imana ikomeze ibagure ibyo mukora, aho muva n'aho mugera. Nimba mutari icyo kumariye ujye umbwira, nimba utazi umbwire ngo nyandike kuri WhatsApp yanjye mukwereke, kuko Imana nigena, si twe dukora, ahubwo twe turi abakozi bayo. Bino biremwa mubona byose ni ingirakamaro kandi Imana ibikoreramo, upfa kuba ufite ukwizera. Murakoze cyane, ciao ciao.